yukoze ku gishirira gishyushye wumva uburibwe wumva kandi butandukanye n'uburibwe ugira yufashwe n'umuriro w'amashanyarazi. Ubwo buribwe nanone butandukanye n'ubwo wumva yukoze ku cyuma gishyushye. Niki gitandukanye uburibwe nka gutyo kandi tuba twakoze ku bushyuhe? Nk'ubwo mbese baguhaye miliyari 100 wakwemera kurekera ikirenge cyawe iminota nibura 5 mu ifuru y'amakara? Ntabwo wabikora. Wakwemera ukayaheba kandi mu by'ukuri ubikoze uretse kugira uburibwe cyangwa se kugira ubumuga ku ngingo ntabwo wapfa. Ikindi yukoze ku rutsinga rw'amashanyarazi rushishuye ariko ruri kuri volte nkeya nk'uko tujya tubyumva ngo ni amavolte, ku buryo izo volte zitagufata ntumenye imbaraga zigusunika zihakuvana ushiduka wahakuye ikirenge cyangwa se akaboko katari umuriro gukubita nk'uko tubivuga. Mu by'ukuri ni iki gikora ibikorwa nk'ibyo? Ese yo mu bukorumye ukihutira kugukubita biba bitegetswe nande? Nk'ubwo ni iki kikubwira ko Betty ari mwiza kurusha Esther? Mu minota mike tugiye kuvuga ku bwonko, tugiye kuvuga kuri aka karemangingo gashamikiyeho utundi twinshi kakaba gahatse intekerezo kanagenzura imikorere yose y'umubiri n'amarangamutima. Yitwa Isingizwe Yve. Mu gusoza iki kiganiro kandi ndakurangira ishuri ryiza wakwigishirizaho umwana wawe akabira intyoza akamenya ubumenyi nk'ubu ngubu mu gihe gito. Ibyo ngiye kukugezaho nabisomye mu gitabo Les Cerebros Spinal cya Michel Deloine ndetse na filime mbarankuru yitwa The Hurricane. Soma n'ikinyamakuru cyitwa Umuti Magazine. Naracukumbuye ndinjira ndagenzura kugira ngo nkugeze amakuru acukumbuye ku bwonko. Ubwonko ni igice gikomeye mu bice bigize umubiri w'umuntu, nk'uko ntacyo umuntu yaba aricyo aramuza atabufite. Kugira ngo wumve akamaro k'ubwonko neza, nk'ubwo uzarebe umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe aba twita abasazi. Uriya muntu aba afite ikibazo gito ku bwonko gusa, ariko imikorere yose y'umubiri ikangirika akaba ikizongwe, ukabona aratinkonda, avuga amagambo nawe utazi, aryama muri za ruhurura. Mbese ko kukabona k'ubuzima bwanze kandi wari umuzi ari muzima, ari bogari, ari inkumi nziza, ukabona abaye igicucu ukamwita igitamutwe. Mu by'ukuri si ikibazo gikomeye abafite mu mubiri wose, ahubwo aka gace gato gapima ikiro kimwe n'igice, aha nabwo ni ku muntu mukuru, nicyo gusa kiba cyagizeho akabazo. Wabyumvise neza, ntabwo ubwonko bwangirika, ahubwo ni agace gato k'ubwonko kaba kagize ikibazo. Ku gace kitwa cerebrum. Cerebrum ni igice cy'ubwonko kiyobora amarangamutima y'intekerezo n'ibyiyumviro. Aka ni agace kagizwe n'ibinure ndetse n'imyakura ituma umuntu abasha gutandukanya amabara, gutekereza no kubara, kwishima n'ibindi byinshi. Aka gace n'ibindi bibiri bisigaye ndibuze kuvugaho ngo ubwonko bubeho iyo kangiritse ntigasanwa cyangwa kivure, nk'uko iyo wirumye ururimi rwikiza. Ibuka ko ibindi bice by'umubiri byose bishobora kwikiza no kwisazura binyuze mu gace kitwa tissus cellulaire, ariko iryinyo n'ubwonko nibyo bice byonyine by'akaganga byigize kagarara bidashobora kwisazura na gato. Iyo byangiritse birahindurwa cyangwa bigakurwamo, nta kindi kiba gisigaye. Kwangirika kwa cerebrum biterwa n'ibintu byinshi, harimo ibitekerezo binaniza ubwonko, agahinda gakabije, ibiyobyabwenge, amaraso yanduye ndetse n'ibindi. Niba ujya wumva ababwira umuntu ngo yatokowe mu bwonko, nibyo, kuko amaraso yanduye ashobora gutuma aka gace gakora nabi ku kigero runaka. Nk'ubu aka ni agace gato nanone gapima ikiro kimwe gusa, ariko aka gace ni nako kaberamo cya gipimo gipima ubwenge cyitwa IQ, intellectual conscience, cyangwa se QI, conscience intellectuelle.
iyo kangiritseho gatoya kagaragaza ibimenyetso bitandukanye birimo no kubura ubushobozi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi cyangwa amarangamutima umuntu akitwa umusazi atyo n'inyuma bikagaragara. Ni nayo mpamvu bamwe bavuga ngo buri wese ni umusazi. Ikibitandukanya ni ikigero cy'ibisazi uriya ubona mu muhanda yiruka biba byarenze igipimo, iyo ni cerebrum. Ikindi ugomba kumenya ni uko kino gice cya cerebrum hari cyo kinini kigizwe n'ibice bibiri, icy'ibumoso n'icy'iburyo cyangwa se left hemisphere ndetse na right hemisphere. Ibi bice bihuzwa n'akandi gace kitwa collapsum. Ni igice cya collapsum gikura amakuru kuri left hemisphere ndetse kikayajyana kuri right hemisphere. Buri gice kigenzura ibice by'umubiri mbusane, ni ukuvuga ngo ibikorwa bikorerwa ibumoso bw'umubiri byose bigenzurwa n'igice cy'iburyo cy'ubwonko right hemisphere. Byumve neza, ni witemino ry'ibumoso igice cy'iburyo cy'ubwonko nicyo kizatanga amakuru ko witemino ry'ibumoso, kuko bikorerwa ku ruhu byoherereza cerebrum, byohereza amakuru kuri buri gice kishinzwe imikorere cyangwa se ibijyanye n'ibidukozeho byitwa touche, byitwa gland tactique. Nacyo gihita kikubwira ngo urababaye, amaraso nava grande tactique isubire kuri cerebrum mu bwonko, ibaza icyo gukora. Cerebrum ihita itegeka organe bishinzwe yitwa ukuboko, ikubwire ngo shaka inyabarasanya uvugute ushyireho, cyangwa itihute wigire kwa muganga ibintu birakomeye. Ihite kandi itegeka amaso ko usana amarira kugira ngo bigaragare ko wababaye. Ngako akazi gakorwa mu gice kimwe cy'ikinyejana cy'isi. Ni igice cy'ikinyejana cy'isi yose. Ni nako bigenda iyo umubuku urumye bibanza muri ako gace k'ubwonko kitwa cerebrum. Aka gace kangiritse nta buribwe wumva. Umvise neza, iyo kafite ikibazo icyo ari cyo cyose ntushobora kumva uburibwe, cyangwa se wanabwumva ukumva ntacyo wabikoraho. Iyo umuntu bamuteye ikinya ngo bamusiramure baba bishe nerve tactique kugira ngo atumve ububabare, amakuru ajya muri cerebrum kakubwira ko bari kugukeba ukanabibona rwose, ariko nerve tactique ishinzwe kubikubwira kuri kubabara iba yapfuye, ukabona amaraso ava ariko ntubabare kandi uburibwe ari bwa bundi rwose buhari, wumva neza ko ntacyo biri kugukorwaho uretse kureba ayo maraso. Iki gice cya cerebrum hari abantu bagikontrola. Ujya wumva hari abantu bita ibinya, cyangwa wakubita umwana inkoni ku ishuri ntarire kandi mugenzi w'imizige yamurenze rwose, cyangwa umuntu akagira ibyaga ariko agakomeza kwisekera. Nuko kaba yaritoje kugenzura cerebrum, yarabyitoje kuko yaritoje kwihangana. Gusa gutoza cerebrum bitandukanye n'ibyo yaremewe gukora ni bibi cyane, nk'uko bivugwa n'umuhanga mu mitekerereze by'ubwonko Dr. Hedenbody n'Umudage. Kumenyereza ubwonko kutababara no kutagaragaza amarangamutima ni bibi cyane, kuko byangiza udutsi two mu bwonko dushinzwe gutanga amakuru no gukuza ubwonko, bikaba byatera ingaruka zo kubura ubwenge mu ishuri. Banza kenshi abana twita baswa mu ishuri n'ubundi usanga badatinya inkoni. Ibi bice byombi by'ubwonko, icy'iburyo n'icy'ibumoso, ntabwo bihuje imirimo. Muri rusange igice cy'ibumoso left hemisphere kigenzura imivugire, imyandikire, gitanga ndetse no gusobanukirwa ibintu runaka ndetse no kubara. Ikibazo cyo kuvuga udidimanga, utegwa cyangwa se kuvuga uburimi biba byarapfiriye muri left hemisphere. Naho kutamenya guhanga udushya, kuba utakwandika indirimbo cyangwa kuba uvuga ngo nta jwi ngira, byose bipfira muri right hemisphere ikorera muri cerebrum. Ikindi ugomba kumenya ni uko mu bice by'ubwonko by'inyuma hari utundi duce tw'ingenzi nka hypothalamus. Iyi ngiyi igira uruhare mu kuringaniza ubushyuhe mu mubiri, kumva kushonje ndetse n'ibindi. Kandi gace ni thalamus
Hypothalamus igira uruhare mu kumva ububabare, kuburira umubiri ndetse no gufata mu mutwe. Hari akandi gace kitwa master gland. Iyi master gland igizwe na pituitary stalk ndetse na hypothalamus y'ubwonko. Iyi master gland niyo igenzura imisemburo y'umubiri. Hari akandi bita pineal gland igenzura umubiri mu buryo bw'imisinzirire, burya impamvu usinzira ugakanguka. N'aka gace kitwa pineal gland. Reka mvuge ku kandi gace cyangwa se ikindi gice cya kabiri cy'ubwonko cyitwa cerebellum. Cyambere ni cerebellum, ikindi cerebellum. Niba wibuka filime warebye kera yitwa World Charity, ukaba wibuka umugabo uyikinamo witwa Hiroyuki Utagawa, ndamwibuka abasobanuzi bamwitaga Rucenge, ariko yitwaga Rucenge, amara bati ni Rucenge kugira ngo tubyumve. Ukaba wibuka indirimbo Remember Me ya Rock to Be, ukaba uzi gutandukanya ijwi ry'umukunzi wawe, wibuka neza ibyo mwarimu yakwigishije mu myaka 15 ishize, nuko ufite kano gace ka cerebellum. Nibyo, cerebellum ni agace gashinzwe kubika ibyakubayeho, ibyo wize n'ibyo wabonye, kugira ngo utabyibagirwa. Kakabika muri stock yitwa hippocampus. Iki gice cya cerebellum giherereye hepfo gato ya cya gice cya mbere cyitwa cerebrum. Mbese ni ibibyara. Umumaro wa cerebellum ni uguhuriza hamwe no kubungabunga ibitekerezo washyize mu mutwe wawe. Kwa kundi umwana afata ibuye akaritera undi akamwita kadahusha, cyangwa babasirikare bitwa mudahusha, baba bafite igipimo baratojwe neza mu gukoresha cerebellum. Ni kano gace kabikora. Cyangwa se kwa kundi ureba wagera ugahumbya ukayura ukagira gutyo ukongera ukabumba, byose ni cerebellum. Kano gace kadahari wakwayura ntibigaruke, cyangwa se wanahumbya amaso ugakomeza, cyangwa se wanasinzira ntunakanguke. Reka turebe ikindi gice cyitwa brainstem. Iki gice gihuza cerebellum na cerebellum giherereye ku gice cy'urutirigongo cyitwa spinal cord, ifasha mu kwikoresha k'umubiri cyangwa se automatic function, nko guhumeka, gutera k'umutima, gusinzira no gukanguka, igogora, kwisamura, kuruka no kumira. Ibyo byose ni imimaro ya brainstem. Muri make ni igice kigenzura ibikorwa utakwikoresha, involuntary action. Guha umwana ibiryo n'imyambaro ntibihagije, by'ababyeyi benshi bamaze kubimenya sagashya. Ababyeyi bose bamaze kumenya ko ari ngombwa ko umwana yiga akiga neza. Ikibazo gikomeje kuba ingutu ni ukumenya aho wakwigishiriza umwana wawe akavamo intyoza muri byose. Igisubizo ngiki: kwiga nabi k'umwana bipfira mu myigire yo hasi mu mashuri y'incuke nursery ndetse n'amashuri abanza primary. Iyo utize neza ya mashuri byose birangira ubaye umuswa, bakakwita inkandagira bitabo, imbesile, muntu utaragize icyamenya. Iki kibazo uko kimeze kose kimaze igihe cyarabonewe umuti, kuko ishuri ryigenga rya Bright School yari Nyakigando riri mu karere ka Nyagatare ryakemuye icyo kibazo kera, kuko rimaze imyaka isaga 15 risohora abanyeshuri b'intiti ku ruhando rw'andi mashuri yo mu Rwanda, kuko abana baho mu bizamini bya leta biba nko gukora imyitozo rwose. Iri shuri rifite imyanya mu mashuri y'incuke nursery ndetse na primary. Ugize amatsiko yo kujyana umwana wawe ahangaha, nanjye nuko bahamagare kuri 078 52 61 13 cyangwa 0788 51 82 0. Imana ibahe umugisha nawe utaha. Hasta la vista. Shalom, ciao.